ndi kwibaza ndamuhere ndamubwira iki naramusohoye nabi cyane Gael when I kundaga nubwo rukundo rutakiriho ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana umva nako urabona. J'ai une question à te poser, écoute-moi, Anna. Vanessa. Ako sheri, ubundi tutabeshanye kugira ngo umare iki gihe cyose telefone warayikuyeho nirukanza hose mu baturanyi nkubaririza yuri ndakubura ese urumva yuko bira bintu bitari kumahangayikisha kwe tuvugisha ukuri pe please ube honest mumbwire honest ako ale ubundi muri wowe iyo uri kumbaza ibyo bibazo byose ubumva uri gutekereza ubumva ari akabebe uri kwibariza utwo tuntu twose ese ubundi mbere ko nabimbaza urandera uri papa wanjye urandagira urangaburira ndi iki kuri wowe ubundi ndakurera nyene karere bene wanyu reba gusa icyo tumvisha ngo ni iki ngo karere bene wanyu ase usigaye nyubaho kugera kuri ubwo rwego mungu koma magutu yasa niko uruhe akantura kishura yuko manze rimwe turakumva uruhe uvuye he aho karero vugase wowe nta soni ufite ukuvuga ngo akakantu kagurwa amafaranga ukubyumva yuko za rimwe twe turabyumva ni ngombwa uje gukubita n'urunyo ngo uvuze urwama abantu bose hano bakangarana hano bose se n'ukangura bose biragenda bite nta gutyo urukundeba ntacyo byantwa nta muntu ujye unkwanga ngewe urumva kandi ujye umuntu mukuru mu byo ukabyo wiba akuzana hano mu byo gukora igikoryo je sheri yumva nkubwiza ukuri je kintu cyatumye ubundi kimpangayikisha ku mariri ya misi yose tutavugana ntazi yuri ntazi kubayeho ase umuntu ari kujya nkajyama nkasinzira nkashira amaraso ku mubiri ntazi amakuru yawe aka kanya mbaye sheri kaumbire ale reka mbivuge none kuba aguzukura umutekamutwe kagabo k'amafuti gusa ngo ufite imitungo mfite amazu mfite ngiye wabonaga ndo kurya biriya biryo nabyo ari ukubima uri kunyikiza washaka nkora iki none ale stop wait nawe ngewe umbwira ngo ufite amazu ufite ibiryo ufite ibiki nzabaho neza ujye unzanira ibijumbe bishya voilà warankurikiye amafaranga warankurikiye amafaranga none wowe ujya kuvuga ibyo bintu wumvaga wowe bizagenda ute hazakurikiraho iki ndamaze mba nagukurikira amafaranga rero amahirwe make wagize nuko icyo wari unyitezeho rutari urukundo nyakuri warakibuze sibyo ndumva yuko bwabo ndi naje ko nagutekereza ko nagufata atari ko warumeze kandi sico bajya kubona bakabona disuri gitangaza none ntari gitangaza ashaka mwereke gute hakuso kutavuguruwa he nayobye cyo nayobye hano wayobye ntago ariho tambuka cyangwa mpamagara imbwase gushanya gure ibitaro by'indera by'umukiya umuntu nuwahira hano ibitaro biba ntuhazi gende wahe aho guruwa he ibitaro aho biba ntago hazi wajya kumokera attention wowe uranze ubundi kurya umaze ibintu guruwa he narumiye koko nose ntago ubu ngo musotana nkandero hano ni bombavu hago wo muntu uri kuvuyo ntazi waturubuye ahanga bazaga bafite umuntu nkawe njyewe wowe urinde hano munese nje gute waje rya mu mudugudu ko nakuze mu mudugudu wanjye mudugudu wawe
ubu umuntu wese mushyashya umudugudu wowe arabanza akaza akanyuraho awumenya ko yinjiye mwana uruwaye ngo njya kumfunga nyine uruwaye ako bita sha uruwaye ubundi wowe ngiye kwita sha rukwita sha we bumbafu genda sha nasubiye mu bitowe cyane ntwankoza mu rushyi ubyumereza njyana ngandijega nkuru ukubyuka ntabwo nakubita urushyi wangu bituje turi mu gihugu cya Kagame ntiwankoraho wowe ukubyuka niwangu bita wanyishyura amafaranga nta bintu by'imikino ukubyuka kandi ubona nagiye subiraho vara ngaho kujya pa bumbafu sikumbanga kujya n'ibiki kumanga wenda kuvugisha wanyu ukagenda guma ariko guma hanga bansobanurira kandi wanyinjye byarugeza ngana hano ngaha ngenda uva ryari ubaha ya mamaza amezi angana ntangahera atatu ibaza kuba yaramura amezi 3 umudugudu atabizi wose umudugudu wowe mazina y'amezi 3 ubu itanda soba mu mwobo nk'imbeba wabaye umudugudu abagomba kumenya umuntu uje attention unyigisha inshingano zawe ndagura umudugudu uzogera no kunshingaho uro waba ubahano waba hano n'undi munsi ariko nanjye ndi kubabazwa yuko rutari urukundo bwabo ndo warunyitezeho buriya uzi yuko ubonye yare miliyoneri ubonye yare urangura za Dubai ubonye yare diaspora diaspora ko kareba gusa ale uri umutekamutwe uzapfa nabi uzashira nabi n'agakobwa kose nabona ngiye kari kukuvugisha nakagira inama namaze ariko wakoze nivyo ndabimenye Yesu Vanessa mutekamutwe amafaranga umva wakubise squatter oya no njye nari nasoje kwitegura n'undi nari kuzokureba ubundi abo uri kuvugana nabo ni bande ahubwo undangira ahantu mwaba mwarimukiye nari wendeza kwa gusanga oya nta kibazo sawa abo nibo bakonciyeho yego merci sawa wajuganya amaguru abo nibo bakonciyeho abo bavana utagiye icyubahiro gusa cyangwa uzicuza ndi hano uzicuza I'm sorry natinze biteze akuruze amakuru ni meza I'm sorry pe natinze kubona moto ese amakuru Mwese mbwira niki cyatumye uninza aha ngaha mwanya wose maze nicaye aha ngaha ngutegereje nanjye ntabwo ari ubushake bwanjye n'ukuri nabuze moto ariko reka mbwire ndagira ngo nta n'iminota myinshi dufite ndagira ngo tujyane kwa Vanessa mubwire ibintu byose ukuntu bimeze kwa Vanessa se kumara iki bimeze bite Gael menya sinzi niba utarabitekerejeho ariko ndatekereza ngiye kuvuga n'undi warabiketse uziga kujya discipline mu bintu byose ukora urumva akosoranya bura wowe vuga ibyo uvuga ureke kundesha umutwe urumva vuga ibyo uvuga ugushaka ndubundi undi gushakana hano ngaha ntacyo navugana nawe bwira Vanessa zana Vanessa bahe ta Vanessa bahana tawe wayobye komeza igipangu imbere komeza imbere mu by'ukuri ngewe Gael nyine amusore si ikikora ibintu uri kumbwira nari kubyumva mbwira sinzi ibintu uri kumbwira uje utangira umbwira ngo tugiye kujya kwa Vanessa kumara iki ngiye ko nanavuye urabizi nabikubwiye navuyeyo mvuyeyo kujyayo kumara iki Gael umutima ngiye uhora njya buri munsi ntago ibintu bishoboye nyine nawe mbabarire n'ukuri narayemutse nigize umwana mubi mu mateka yanjye sinigeze memuka nkuko naguhemukiye cyangwa se nuko nahemukiye abandi ko birimo abantu benshi umemukiye guteze akomeje buriya mugabo ntubahe turashize bonjour Vanessa jya kuno kazi kuri gate yanyu niho ndi
iyo umeze nk'umusazi. No. Ngwino. Ndabizi ntari birya ahubwo mbwira vuba ndabizi. Vanessa, sibyo? Vanessa na mama wiwe baranyicaje ubwo urabizi nena ishakanye na ari yambeshye ubuzima bwanjye burapfa nta mafaranga mfite nari indwara muri iyo minsi nyine mfite ikibazo noneho Vanessa na mama wiwe baranyicaza nyine banyumvisha uburyo ki bazamfasha nkabona amafaranga bakanyishyusha Gael gukomeza kundeba cyane basi nyine reka mbikubwira ureba ku ruhande Ngira nyine ndimo ndabyumva komeza urugo bararumpaye ngo nducunge ampaye akazi ko kuba umukozi wo mu rugo nta igahindo rero urukunzana hano ngaha reka ntaho nakwemere reka mabuja umuntu twari gushaka se ko uhagaze umuntu mu kanwa byagenze gutwe n'ibiki ari gushaka sibyo kugira ngo udakundana na Vanessa urikumva noneho mama wiwe nawe bafatanyije bari kugira ngo Vanessa ashyire imitungo kuri uriya musore babanabye yitwa nde uriya wabo Keri wowe ndi w'ibyano sibyo nyine kugira ngo abari we bafasha biteho nyine abari we ukundana na Vanessa kugira ngo murye imitungo noneho wowe babonaga wowe uri umwana mwiza uri gukundana na Vanessa kandi Vanessa ari kukwishimira rero bahita bafata umwanzuro wo kuvuga ngo ngewe nze nigire nk'aho wowe dukunda nshake nyine uburyo numa Vanessa akurakarira nyine bwayimbabarira n'ukuri w'indakarira nanjye nawe akagoryi reka mbanze nkubwire ikintu kimwe so ko twiganye ko bizi ko ngiye nta kibazo cyanjye kuki watinyutse kujya mu mugambi mubi nk'uwo ukemera kumpemukira byagenze bite se kurakara hano se uhagaze uhakora iki nje gukingurira yaraje kugushaka naje kumukingurira ese ko numva gufite amagambo menshi amagambo menshi mabuja ntayo siko nitonda ngiye hano ngaha nose amagambo numvaga n'urugero uvuga ntabwo n'uwo wavugaga nabi ntazi akujye ndarengana jya mu nzu kuri pima ukora akazi mabuja ndagukunda mabuja genda nanjye n'ukuri nuko nari mbayeho none se ubu buzima mbayemo urabuzi ubu ngubu uzi ko kuvaho ntuye kuvaho nsigaye mba nzaha uzi ko naje n'amaguru reba kugira ngo nze ahantu nk'ahangaha reka nkubwize uko ibintu wakoze ntabwo ari byo guhemuka ukemera kumpemukira si wanzizaga iki n'ukuri nawe mbabare kubera amafaranga ari rega nanjye yambejejeho nabi yarambeshye numvaga n'ayandi mahitamo mfite nese ubu kuko nakubeshya ko uzi kukingiza umutima w'ubwawe nzi mbikubwira ubu wangiriye impuhwe koko nyine ndabyumva nibyo pe sibi kuba wemeye no kuza kunsaba imbabazi ukambwira n'ukuntu ibintu bimeze nabyo ni ubutwari ntabwo ari umuntu wese wabishobora ariko ikintu nari kumva uri kumbwira ngo tujye kwa Vanessa turajyana turaba tujyana ndaba ngiye kumara iki wowe ntabwo wagenda mubwiye ko ibintu byagenze ntari nze kujyana nawe si kuba warakabivuga nabi Reka man, it's okay. Vanessa, reka. Please, stop it. se ufite ikihe kibazo reba iminsi ishize tutabonana uje warakaye uyu muntu uri hano wajyana nta bwenge afite niwe muntu wakurakaje Ntabwo ari ikintu cyandakaje. none se n'ikihe kibazo ufite Vanessa, maze iminsi ufite stress nyinshi cyane. stress ukamara igihe kingana gutyo utaramvugisha Urumva akazi k'igihugu ntabwo koroshye nkashyiramo business zanjye ntabwo binyoroheye cyane sibyo unyegera byangira nabo byararangiye nyine uramubwira basi ko ndi umwana mwiza ambabarire vuba rero ibintu urimo urambwira ntabwo ngiye ndimo ndabyumva pe ngaho nta kibazo reka tubikore gutya urashaka ko tujyana nitujyana
urabimusobanura gute uratangira ikiganiro umubwira gute n'ibiki ubundi njye ntabwo ndasobanukirwa neza ibyo bintu ukuntu bimeze ubundi bimeze gute barakubwiye gutyo gusa ngo uze ugiye gutya nta bari banyemerera amafaranga miliyoni zingahe miliyoni 2 ese nubwo za miliyoni 2 zatuma uhemuka nese ko nanjye ari ubuzima bwawe ako subwa akazi k'igihugu buri gukora katuma umara ibyumweru 2 icyumweru ukwezi utamvugisha n'akazi bwoko ki umwanya warabuze akazi kabaye kenshi mbese ko wawubonaga mbareka nkubwire reka ibyo ngibyo tuzabishakira umwanya wabyo nko muri kiriya cyuma kiri kuza cyakiri kunyazana amafaranga y'umutekano gusa nahere ku rugo rwa mbere umudugudu wose ndkwaka amafaranga ako ngiye nagukinekereza ibyo urimo n'akazi n'amafaranga y'umutekano gusa sibyo nkubwire reka dusashaka umwanya muri kiriya cyumweru tuzicara hano tuganire sibyo ariko kano kanya katukemura by'akazi kwanza mwese ubwo reba hano mutuye muri nk'inzu ya 8 ngari be inzu zisigaye hari mfite umwanya muremure sibyo Simba mubwirije mu minsi mibi n'amafaranga mu rugo bafite ntabwo nyine ngiye kuvuga ngo ndatunguka n'imbere ye cyangwa se no nyine banza wumva kugira ngo nunguke muri uriya rugo ntunguke imbere ni ibintu bwabyungiye bitapfa kubera ukuntu nahavuye ibibazo nahuye uzi ibibazo nahuye nabyo kugira ngo ndikira message mu ngezi imwereje address iwabo barenze guhindura ibitekerezo nyine ubwo yakohereje adresse kubera ko azi kuri wenyine nyine urumva mfite ubwoba gusa ntumubwire ko turi kumwe ntabwo bimubwire nyine arabona atunguwe ubundi noneho tugende musobanurire nawe nyine umubwire ukuntu wamusanze ikintu cy'ikibumbavu imbesirira aho ngaho ako ntabwo umuntu nk'uri akwiye gukora akazi no kineye umujinya nanjye mvuga ngiye nko kugikuramo inguto neza nuko nibutse ko ndi umuyobozi akubwiye nabi se sirakumbwira nabi gusa kiramenyere kirakabye ndaza kumubwira ajya akora akazi ashinzwe yubaha abantu baje hano ndamubwira ndamwigisha ko nawe uriya ntabwo akwiye gukora akazi ariko natanda akazi but it's okay it's fine ngo nagereje mu yawe nanjye tegereza resi yanjye kuri WhatsApp kanyera ku rundi rugo fine that's good munsi mwiza suze mama sibyo yewe ndi kintu nshaka nitugenda ana mama kayi kameta turajya sibyo Allo Karame Vani Allo Karame Sambit ni byiza mva ugeze hese gutya nari ndi mu nzira nari ngiye kuza ko watinze ahubwo Vani mu rugo ninde wundi uhari umva abantu bari mu rugo bagiye kugenda ahubwo ndahasigaye mu rugo njyewe ubu rero nta kibazo wanze Vani umbabarire ni ukuri nta wundi muntu ushaka guhura nawe cyangwa se nimba uzi ko hari umuntu wundi uzaba uhari umbwire dushaka ahandi hantu duhurira ujya umva wowe nyizera abantu bari hano bagiye guhita bagenda urasanga banagiye ndi hano mu rugo njyewe nta n'umushyitsi mfite tuba tuhari twenyine mwese wakongera ukandangira neza umva uraza hano urumva Kacyiru urumva munsi hano ya kiriya kigo cya universite gihari urumva nagera mu cyapa umbwire ubwo nimagera ndahita nguhamagara nuhagera ndahita nza nkurebe mbabaye singira umuntu mubitanira nawe mu rugo wowe nyizera ndi mu rugo njyewe nta muntu muri basaga we njyewe njyewe nyizera ntabwo nakora ibyo bintu sawa nta kibazo ndaje sawa sharabanguka sawa meza Vani sava wicaye muri salo wenyine tuje dusanga uri wenyine ntabwo neza neza ko wamunze se turi mu cyumba wageze hano
numvaga nameze neza just nshaka kuza kwicara muri saluto. wabaye iki uyu munsi sinabwo wiga Oya ndumva nashaka kujya ku ishuri. Vani warwaye Something like that. Nyine gusa ariko sindayimenya n'ibinini numva bikomeje kuba grave. reka uyu munsi ndeke kujya mu kazi tugumane kubera ko ari bwisigarane. Oya genda. bana gukinisha kugira ngo nyindira business yaza ahita ihomba ubona ko ari bigitangira. Nimugende ugomba gukora cyane nyine success. Ikibazo nuko just nuko mbona meze neza nacyo mfite. na hano uri kubabara Ni ko kundi ubyuka nyine kumva ngo ntabwo meze neza. umuriro nta kibazo sanjye ndagaruka vuba Vani. Wait there. Thank you. Gael rero tugiye kwa Vanessa mbabarira bya bintu byawe byo kwigira umwana mwiza nyine ucicika ndabizura umwana mwiza ariko uvuge ibintu byose nyine ubivugisha ukuri mbabarira pe. umva ndagerageza cyane ko nyine aramutse amenye n'ukuri ibintu byose akamenya ukuntu bimeze cyo kintu cya mbere cyanshimisha. ako kere ubonye ukuntu tuvuye mu rugo Vanilla ameze. shanaye nabonye ntazi ikibazo afite. Vanilla ntago yishimye. nabonye ashobora kuba afite ikibazo nanjye ntaramenya neza icyo ari cyo. kandi bino bintu bimaze nk'iminsi 3 bimaze igihe rwose biri gukabya muri iyi minsi 3 ariko bimaze igihe Vanilla mbona atishimye. ko mujya muganira nta kintu arakubwira? nta kintu yari yabimbwira gusa kamubwire Keri ngiye maze iminsi umutima uncira urubanza. Keri twakoze amakosa twarahemutse ariko mbabarire sinshaka gutunguka aho hariyo n'abantu kuko niba yakubwiye ko turi bugiye nta muntu uhari. Nta muntu n'umwe uhari gutya ngo Vanessa na wa mutipe Keri bari bavuye mu rugo. Mbabarira Gael sibyo nyine ndakwinginze mbabarire ibintu byose uko byagenze nta kintu na kimwe uciye hirya no hino nyine uciye ku ruhande uvuga ibiki n'ibiki gutyo rero ukuntu ugira akana keza ukareka ugaceceka. Reka ngerageze tugende si ihangane n'ukuri basi mama bajya bavugana ntago mbizi ariko kandi numva jye wamuganiriza ukumva icyo atekereza. Ega ntabwo uri umwana mubi ndabizi. Kereka nkubwire njye buriya ibintu byose twareba ibintu byose twakoreye Gael tukamumesesha kandi hari umukozi wo kumesa tukamuvunisha tukamubwira nabi reba kesi twamuhimbiye tukamushyiraho. Imana ishimwe urahageze biteze. Ni byiza Vani. Ese njye mfite amatsiko menshi cyane. Biriya nambwiraga numvishe bidasobanutse. Ubundi bimeze bite? Biriya nambwiraga koko nibyo niko byagenze cyangwa hari ibindi Vani reka mubwire pe mubwize ukuri. Ntabwo njye nakubeshya. Ibintu nakubwiye byose ni ukuri. Kubera ko nyine ntabwo ndi kubikubwira kugira ngo nigire umwana mwiza cyangwa se nigire nk'aho ndi intungane ndi umunyamakosa pe nakoze amakosa naragambanye ariko ndi kubikubwira kugira ngo umenye abantu mu bana banyu. Suko njye ntabwo ndi kubyumvisha so ko buryo njye ntari kubibona cyangwa ngo nanabikeke n'iki nese njyewe umve bampaye amafaranga sibyo nari ndi mu buzima bugoye bubi nyine numva nanjye nyine amafaranga bamfatiranya gutyo ndi mu bibazo bampereza amafaranga ariko barayanyemereye gusa ntabwo bayamaye gutya kaje umunsi nari kujya kuyafata nabwiye Vanessa ko nayashaka nyine ndamubwira bireke abinkuremo nyine bikomeza bizamuka kandi yari amafaranga pe menshi afatika kurya ari kugira ikintu
ankorera mu buzima bwanjye. Nabonaga amahirwe yose asigaye agiye kuyasigarana. Ntabwo nicira urubanza, umutima wanjye niwo uncira urubanza. uri umwana mwiza. Ariko buriya Vanessa ujya wibuka kera nkiza mu rugo mukintora kanzana mu rugo twarakuranyiriza buriya ndakuzi. Ariko narayanze kubera ko ntabwo mu buzima busanzwe ndi umuntu ukunda guhemuka. Ako vase muri make byanze bite? Ubundi Gael ni umwana mwiza nk'uko usanzwe ubizi. Biriya bintu byose nta kintu na kimwe abiziho. Biriya bintu byose ya mico wumvaga bari kumuvugaho akunda bari kumushaka kumwishyurira ishuri ahubwo nyine akakubwira ibintu byinshi nawe arabizi. Gael nta kintu na kimwe wabiziho, yari agakina. Nyine yari ubugambanyi. Vanessa na mama Vanessa ni abantu babi. Ntabwo rero bishimiraga Gael, ntabwo bishimiraga kubona ari kwiga, ntabwo bishimiraga kubona communication yawe na Gael, kuko nkuko nabikubwiye wowe na Kelly niwe bashaka ko mukundana. muri abahemu ese bari abantu ko ntacyo ntabakoreye, ko nta kuntu ntabafashije, nabaguriye inzu, mbaha icyo bashaka cyose, umungu wabo namuhaye n'akazi, ntacyo ntakoze. Ni ibingibi banyituye mana. Kamuhamagaye isoni ndamuhera hehego, ndamubwira Gael. Ariko ndi kwibaza ndamuhera ndamubwira iki naramusohoye nabi cyane. Gael Vanessa, 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 Vanessa.